Bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, reka mwese nongere mbasuhuze aho mugiye muherereye hose hagiye hatandukanye. Umunsi rero ibintu bisa nkaho byamaze gufata indi ntera ikomeye cyane. Byagenze gute? Niki cyabaye? Mbahaye ikaze by'umwihariko muri filimi Inzira y'Umusaraba. Nkubutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nyamuneka menye ko hano turebera hamwe ibiri buze gukurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba, ndetse by'umwihariko tukanarebera hamwe content y'ingenzi cyangwa se agace k'ingenzi kari buze kuranga iyi filimi. Ubwo dore ko rero ku munsi w'ejo twabonye ibintu bisa nkaho bitandukanye, nyuma y'uko uwo bita Iribagiza yari amaze guhangayikishwa n'urubwa se bari kugenda bamushyiraho, bivugwa yuko yamaze gutera inda, by'umwihariko uwo bita Fabiola akaba murumuna wa Mukantambara, umugore wa Rugema. Rero ibintu byamaze guhindura isura ndetse binafata urundi rwego nyuma y'ibintu byinshi byari bimaze iminsi biba. Ikindi kandi duheruka ku munsi w'ejo uwo bita Kamarade na Emile baramaze kubaha agasopo, ndetse banabaha babaha iminsi 7 hanye n'icyumweru yuko bagomba kuva muri rwa rugo, ndetse bakajya gushaka ubuzima bwabo ku ruhande, ndetse bagashaka uburyo babaho badashingiye by'umwihariko ku bigendanye naho ubu tuvugana baherereye. Aka kanya rero ubita Kamarade na Emile bari mu buzima bubi cyane, nzi neza ko benshi mutakifuza no kuba mwanamenya, nyuma y'uko rero bamaze kuba bafatirwa ibyemezo by'uko batemerewe kongera kugaruka muri ruriya rugo, ndetse kandi bakanababwira yuko bagomba kujya kwisedera. Atariko nanone babemereye yuko bagomba kubafasha by'umwihariko umuryango, bagafasha uwo bita Dr kugira ngo babafashe mu kubaho. Rero aho bahungiye ndetse n'aho baherereye nibyo tugiye kuva imuzi n'imuzingo tukareba icyabaye. Ese bari hehe ubu tuvugana? Ese aho bari byagenze gute? Niki cyamaze kuba cyaba? Ni ibintu byinshi rero bisa nkaho bitandukanye ndetse binateye ubwoba n'agahinda. Uyu munsi rero ibintu byamaze guhindura isura. Nyamuneka nshuti bakunzi b'Inzira y'Umusaraba, ubu tuvugana rero uwo bita Kamarade ndetse n'uwo bita Emile bamaze kwinjira urw'ishyamba. Ubu tuvugana bamaze kugera mu ishyamba, nyuma y'uko rero babonye ko nta wundi muti, nta kindi gisubizo cyaba gihari kandi cyabafasha gukemura ibi byose bari kugenda bacamo. Ubu tuvugana rero bafashe umwanzuro wo kujya mu ishyamba mu buryo bwo kugira ngo bashake ubundi buzima ndetse bashake n'imibereho. Ariko amakuru mabi mbafitiye ni uko bamaze kubiba umuti. Ese babibye umuti gute? Byagenze gute? Niki cyabaye? Ni bande bawubibye? Mwibuke duheruka uwo bita none Rugema bavugana kuri telefone, haje arababwira ati mumenye ko aho mujya hose, ibyo mukora byose, aho muherereye mumenye ko muzengurutswe n'abasore banjye. Ikindi kandi mwibuke ko yababwiye ati nimuramuka munzaniye umuti muzagira ubuzima bwiza kandi mubeho, mbareke n'imiryango yanyu, ariko mu gihe mutaranzanira uwo muti mumenye ko byose bizaba byamaze kuba byabarangiriraho, ahubwo twe icyo tuzakora ari ugushaka ikindi gisubizo kandi bikagera no ku ngaruka z'imiryango yanyu. Ati rero mufite guhitamo kandi mugatekereza kabiri nk'abantu bakuru. Icyo muzahitamo nicyo natwe ubwacu tuzabakorera. Ese barahitamo iki? Barareka iki? Dore ko ibintu bisa nkaho byamaze kuducanga ku buryo bukomeye cyane rwose. Benshi bavuga bati ibintu ntabwo bisobanutse, ati ibintu biri buze kuba byagorana. Uyu munsi rero uwo bita Kamarade na Emile bamaze guhita bibwa igikapu bari bafite. Dore umupangu rero uko byatangiye. Nyuma y'uko mubyara cyangwa se mubyara w'uyu nguyu Emile, umugabo we yahise abirukana ababwira ati rwose mbahaye icyumweru. Bigira inama rero kuza mu ishyamba. Nyuma y'uko baje mu ishyamba bamazeyo agahe gato cyane, gusa nyuma y'iminota mike cyane bahise bafatwa n'agatotsi. Bakimara gufatwa n'agatotsi rero uwo bita Kamarade ahita afata cya gikapu agishyira hejuru aho bari bagishyize mu giti, ndetse uwo bita Emile arasinzira ndetse na Kamarade nawe ahita asinzira. Gusa nyuma yo gusinzira babyutse mu gitondo bagiye babona cya gikapu bamanitse hejuru baba barakibuze. Nk'uko muri buze kwibona, murabona ko babuze igikapu, babuze n'aho giherereye, ndetse n'umuti byose bahise babitakaza. Ariko nanone bakaba bari kuvuga bati sinzi uko bigenze, ntabwo nzi ikibaye, ati ariko
nanone dushobora kuba twamaze guterwa n'ibisambo ndetse n'ibyihebe bishobora kuba biri buze kudukubitira muri iri shyamba cyangwa se bakagira ibyacu bindi bashobora kuba batunyaga. Ati rero ntabwo tuzi neza ko biri buze kutugendekera neza cyangwa se biri buze kuza kuba byagenda neza cyane. Ibintu rero biri buze gukomeza gusa nk'ibigorana kandi bifate indi ntera itari nziza. Ibintu rero bashaka kuvuga bati ibintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane nimba koko magingo aya ngaya ibintu bitari bigenda neza cyane. Ku rundi ruhande kandi uwo bita Iribagiza akaba bari basezeranye yuko ari ahantu bari buze guhurira bakamuzanira umuti, ariko magingo aya ngaya bamaze kuburana ndetse n'uwo bita Iribagiza aho yabategerereje akaba ahamaze umunsi wose n'igice, aho bavuganye ko bagomba guhurira bakamuha umuti. Rero nyuma y'uko bamaze kuburana uwo bita Iribagiza yabuze icyo akora ndetse abura n'icyo ariko aravuga ati se noneho Mana ishobora byose ndakora iki, ndareka iki ko mbona nanjye ubwanjye aho bigeze ubuzima bugiye kunyikaragiraho. Ese ari wowe wakora iki? Ese ari wowe wabigenza gute? Ese uyu mwana w'umukobwa aragerageza yihangane cyangwa arakomeza ahatane? Rero jya muri comments utubwire ko wabigenza, jya muri comment utubwire uko wabikora bitewe n'uko uri kugenda ubibona. Ese uyu mwana w'umukobwa arakora iki ko tubona ibintu bisa nkaho byamaze gucanga abantu benshi ndetse binakomeza kuzamo ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko ku bigendanye n'umuti we. Ese ko yari yabwiye ko agomba kuzanirwa umuti ariko bikaba biri kugenda bikomeza byanga ndetse bikomeza binagorana. Nyamuneka rero kambanze nkubwire ko niba ari ubwa mbere ugeze hano, making sure ko wamaze gukanda subscribe, like, share and comments kugira ngo tujye dukomeza twibanire umunsi ku wundi, dukomeze turebere hamwe ibigendanye na filimi Inzira y'Umusaraba. Ese uri kamarade wakora iki? Ese uri Emile nabwo wakora iki? Ko tubona ibintu bisa nkaho byamaze gufata indi ntera kandi n'uwo bita Emile nawe amarira ari yose avuga ati noneho Mana yacu, Mana yanjye mfasha, ati dufashe irya none uyu muti tuwubuze nta buzima, ati byose byaba birangiye, byose twaharaniye mu ntangiriro z'ibi byose ubuzima bwacu bwaba burangiye, ubuzima bwacu ntago bwagenda neza cyane nk'uko natwe ubwacu tubyifuza. Ati rero Mana dufashe basi rya none turirenge, atariko nanone udufashe tubashe kuba twabona uriya muti kuko niwo muti ugomba kutugeza kure. Ati rwose Mana wirengagize ibibi twakoze ahubwo wibuke ibindi turi kugenda dukora. Ati rero Mana tube hafi tuwe mu ruhande. Ese uyu muti ko basenga cyane bari buze kuwubona cyangwa ntibari buze kuwubona? Ikindi kibazo nakubaza ukatubwira muri comment, ese urakeka ari nde waba wibye uyu muti? Ese uyu muti wibwe nande ko n'abawibye ubona ko bashobora kuba bari bazi ibi ugize? Ese abawibye bazawukoresha bamenye uko kode zikora zawo cyangwa bizabahombera bipfire ubusa? Mbabarira rero ujye muri comment umbwire uko ubyumva nuko uri kugenda ubibona. Kamubwiye ni rero sharap to them, Imana igikomeza iguha umugisha, amafaranga n'ibindi byose ushobora kuba wifuza mu buzima bwawe. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, Imana ikomeze ibane namwe, duhurira muri comment. Reka mbabwire ni rero hasta la vista, mwe mwese mwarakoze kuko mwamaze kuba umuryango mugari. Yes, rero iyi ngiyi akaba ari Muyenzi TV show. Nyamuneka rero gerageza urebe ko wamaze gukora subscribe, niba usanga utarayikoze ubanze utyonde ko ukore subscribe kugira ngo nawe umenye uko bimeze rwose. Reka nkubwire ni Imana y'amahoro ibane nawe ibihe byose.